Tariki 17 z'uku kwezi muri uyu mwaka n'ubundi nibwo AFC 23 ndetse na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinyanye amasezerano ndetse no guhana agahenge biri muri ayo masezerano. Uyu munsi AFC 23 iratunguranye isohora itangazo ivuga ko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gutera AFC 23 cyangwa se yongeye gutera mu bice iri huriro ry'abarwanyi ba AFC 23 bari kugenzura. Ibi rero bivuze ko ari busubira inshuro nyinshi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yica amasezerano yajyanye na AFC 23 ko muribuka amasezerano ya Washington. Bivugwa ko n'ubundi uwa mbere wayishe ari Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yo muri Qatar n'ubundi yasubukuruwe mu Suisse, ayi Rwanda muri Angola, yaho muri Brazzaville yari yarahagarariwe na Denis Sassou Nguesso. Ubu rero ni iki gikurikiraho? Ese bikubiye muri iri tangazo ni ibihe? Reka nze mbanze nkubwire bikubiye muri iri tangazo. Ni itangazo riri mu rurimi rw'igifaransa ariko nagerageje kurishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda, ubundi nkubwiye ni iki kiri bwaze gukurikiraho nyuma y'ibyo ngibyo. AFC 23 iramenyesha abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko hari ukuri kurushaho kugaragara neza. Ubutegetsi bwa Kinshasa nibwubahiriza ibyo bwiyemeje ndetse n'amasezerano bwagiranye mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro biri gukorwa. Inyuma y'amagambo ya diplomasi n'amatangazo agaragaza neza ku mugaragaro ku rwego rw'ibikorwa nyirizina, hari ukundi kuri kugaragara kuri nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kongera ibikorwa bya gisirikare ku bushake bwabo, butitaye na gato ku mutekano n'imibereho by'abaturage b'inzira karengane. Mu by'ukuri mu minsi ishize ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Kinshasa zakajije umurego mu bitero byazo mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu duce twa Karingi na Bidegu, Imikenke, Iminembwe ibi ndetse na Miti Mingi mu karere ka Masisi. Haravugwa ibitero bikomeye bikozwe hifashishijwe intwaro ziremereye artillerie lourde byunganirwa n'ibikoresho cyangwa se gukoresha indege zitagira abapilote za drone z'intambara. Ibi bitero bikomeje byibasira cyane ahantu hatuwe n'abaturage benshi, bigashyira mu kaga gakomeye abasivile b'inzira karengane, abagore, abana ndetse n'abasaza. Ibikorwa ntibishobora gufatwa nk'amakosa cyangwa impanuka za gisirikare, ahubwo bigaragara neza ko ari ubushake buriho bwo kugaba ku baturage ibitero binyuranyije n'amahame y'ibanze agenga amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu gihe cy'intambara. Binyuze muri bitero, ubutegetsi bwa Kinshasa burimo kugaragaza ko bushyira imbere inzira y'intambara aho gushaka ibisubizo biganisha kugabanya amakimbirane. Mu karere ka Masisi ikibazo kirushaho gukomera, agace ka Mitimingi n'ahagakikije gakomeje kugabwaho ibitero byinshi, harimo n'ibikoreshwa indege z'intambara za drone yo mu bwoko bwa CH4. Ibitero byateje ibyangiritse byinshi, birimo gusenya inzu z'abaturage, kwangiza imitungo yabo n'ibikorwa byabafashaga kubaho ndetse n'ibikorwa remezo by'ingenzi. Ikirenzeho byashyize abaturage mu bwoba buhoraho, bikarushaho gukomeza ubukana bw'iki kibazo cy'ubutabazi humanitari cyari gisanzwe gikomeye muri aka gace. Nta gushidikanya ko ibi bikorwa by'ubutegetsi bwa Kinshasa biri mu mugambi wateguwe neza ugamije gusenya no kuburizamo inzira zose zigamije kugera ku mahoro. Mu gihe hanashyirwaho uburyo bwo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kurenga inshuro nyinshi, bityo bukabangamira cyane icyerekezo cyose cyaganishaga ku gisubizo cya politike kirambye. Ni ngombwa kwibutsa ko ibyo impande zemeranyije mu biganiro by'amahoro bidashobora gufatwa uko bishakiwe. Bifite inshingano zisobanuye neza zirimo guhagarika imirwano no kurinda abasivile, gukomeza ibikorwa by'urugomo bishyira ubutegetsi bwa Kinshasa mu kwivuguruza ku mugaragaro nibyo bwiyemeje kandi bikazabugiraho ingaruka mu mateka. Muri uru rwego AFC 23 ikomeje umurimo uhamye kandi uteguwe neza wo gukusanya ibimenyetso ku byaha byose biri gukorerwa ku butaka. Buri gitero, buri gisasu, buri gikorwa cyangiza ubuzima bwa civile birandikwa neza kandi bibikwa mu buryo bwitondewe.
Ibi bizashyikirizwa inzego zifitiye ububasha kugira ngo ababigizemo uruhare babiryozwe kandi ubutabera butangwe. Muri icyo gihe AFC M23 yongeye gushimangira ko yiyemeje kurinda ntatangazwa gusa ahubwo yubakwa hashingiye ku kuri kubahiriza ivyo umuntu yiyemeje no kurinda abaturage. Igihe cyose ayo mahame azirengagizwa, amahoro azakomeza kuba inzozi zitagerwaho. Urugamba rurakomeje. Iryo ni itangazo rya AFC M23 banditse bakanyuza ku rukuta rwabo rwa X. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Akenshi AFC M23 ikunda gushyira mu majwi leta ya Kinshasa iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi ko aribo bangiza cyangwa se bica amasezerano baba bagiranye, kandi bo basobanura ko bica ayo masezerano nkana. Bishatse kuvuga iki rero? Hari hashize iminsi igera kuri 3 basinyanye amasezerano. Leta ya Kongo yongeye kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na AFC M23. Icyo mbona gishoka mu gihe imiryango mpuzamahanga yabyirengagiza nigira ikikora kuri iki kibazo, nuko nubundi intambara yongera kurota mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo nasaba ngiye ku bwanjye imiryango mpuzamahanga nuko yajya no kureba ikareberera abaturage, nige ku ruhande rwa AFC M23 nige no ku ruhande rwa leta ya Kongo, ahubwo yo ikajya ku ruhande rw'abaturage bari hari mu burasirazuba bwa Kongo bari kurengana, kuko nta ruhare na ruto bagira muri intambara. Abaturage baba victime y'intambara cyangwa se baba igitambo muri iyi ntambara, kandi ibyo ngibyo mu mategeko agenga intambara y'umuryango w'abibumbye ntibikwiriye. Icyo nasaba umuryango mpuzamahanga uko narindi kwivuga nujye kureba. Ariko ikindi cy'ubundi cyo bisobanuye nuko nubundi aya masezerano yasinyiwe mu gihugu cy'Ubusuwisi nubundi agiye gukomeza kuba nkandi masezerano yose AFC M23 yagiye isinyana na leta ya Kinshasa. Nubundi niko bigiye gukomeza kugenda. Ahubwo twakibaza niki gikurikiraho ku ruhande rw'abahuza. Ese ko AFC M23 itangaje leta ya Kinshasa ikaba nta reaction cyangwa se nta kintu irabivugaho, niki kiza gukurikiraho hari mu butegetsi bwa Kinshasa? Niki gikurikiraho ari mu butegetsi bwo mu burasirazuba bw'agati cyangwa se mu bice bigenzurwa na AFC M23? Icyo mbona bitewe n'ibyo bashyize muri iri tangazo basoza bavuze ngo urugamba rurakomeje, ubivuze ko nubundi dushobora kubona AFC M23 na leta ya Kinshasa bongera gukozanyaho mu minsi mike. Reka dutegereze turebe. Ndacyahari ndi Benga Oziana, inite Quick Times News. Utarakora subscribe mu kanya hari irindi tangazo naryo risose mu kiganiro gikurikiraho. Nagomba ndakubwira irindi tangazo rya AFC M23 nkubwira noneho na leta ya Kinshasa ikiri kubivugaho, imiryango mpuzamahanga mirabivugaho iki, abasesenguzi mu bya politike mu barabivugaho iki. Kora subscribe reka nongere mwibutse utaza gucikwa. Tujye dukomeza kubana buri kanya. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe.